murakoze ndagira ngo nshimire ababaje ibibazo ubwo ndahera ku bibazo bya Mutabazi kuko numvise ari byo bireba ubumwe n'ubwiyunge bindeba ariko n'ibindi biratureba twese ubwo no kugira ngo tuze gufatanya. Mutabazi aravuga ati ubwiyunge hari ukunga igufwa ryavunitse cyangwa abantu babiri. Ngira ngo iyo tuvuga ubwiyunge mu Rwanda ni ikintu kiri plus complexe, ntabwo ari igufwa cyangwa se abantu babiri. Mwabonye urugendo rw'amateka y'Abanyarwanda, mwabonye politike y'amacakubiri igihe yahereye, mwabonye amategeko 10 y'abahutu igihe yahereye. Ntabwo biri ari akaboko cyangwa abantu babiri, ni societe yose yasenyutse. Iyo tuvuga ubwiyunge bw'Abanyarwanda ni ukongera kubaka societe, ni ukongera kubaka Abanyarwanda. Ntabwo ari abantu, ntabwo ari abahutu n'abatutsi bicanye, ni system yose yapfuye y'imyumvire. Ubwiyunge rero mu Rwanda burenze gusane gufa nkuko kwa muganga tubikora, birenze guhuza abantu babiri, ni ukongera kubaka societe. Ni ukongera kubaka societe irimo abantu babaye victime ya politike mbi, ariko hari n'abantu bakoreshejwe muri iyo politike mbi. Ni complexe rero, niyo mpamvu hazamo gahunda zose. Hazamo gahunda y'imiyoborere, hazamo gahunda y'umutekano ya ekonomi, hazamo gahunda y'imyumvire, hazamo gahunda y'ubwene gihugu, hazamo gahunda y'ubutabera. Ntabwo ari abantu babiri, ni ukongera kubaka societe. Ubwiyunge mu Rwanda bureba Abanyarwanda bose, buri munyarwanda wese agomba kugira uruhare. Ntabwo ari abahutu n'abatutsi gusa cyangwa abiciwe n'abishe, ni twese tugomba gufatanya kugira ngo twubake ubundi bunyarwanda budashingiye mu macakubiri. Ngira ngo ibyo birasobanutse. Kwiyunga nyuma ya jenoside, noneho kwiyunga nyuma y'icyaha ndengakamere. Umubyeyi yafashe abana bamushikiwe akabica avuga ngo ni inyenzi. Uwo mushiki yaramushingiye mu bantu yakundaga. Uwo muntu kugira ngo yongere abe umuntu, abana n'abana basigaye bamushikiwe, urumva ni complexe. Ubwiyunge bw'Abanyarwanda ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gifite face nyinshi cyane. Ntabwo ari ibintu simple byo gusana abantu babiri, ni ikibazo twese tugomba kugira mu ruhare no kwiyunga dusana generation izaza. Ni politike, ni vision, ni inzira ndende. Ubunyarwanda turiho twifuza, nkurikije ibyo Padiri Ubaride yavuze, dushobora kuba duca hejuru. Padiri Ubaride icyo yavuze jye naramwumvise, nanjye nkimwumva ntabwo namwumvaga, ariko kubera gukorana nawe naramwumvise. Yabwiye abagore b'abapfakazi bari bageze bagabwira ati mwebwe nimudatanga imbabazi murapfa kabiri. Ntabwo ari uko Padiri Ubaride apfobya jenoside cyangwa apfobya iki, we icyagamije ni ugukiza umuntu. Niba abantu bahetse umutwaro w'agahinda ntibashobore kwishakamo ingufu zo kugira ngo bakire, bakore imirimo, bashaka ikibatunga, bagahora muri ako gahinda, nicyo Padiri nacyo imbabazi zivuze. Imbabazi ni ugukira. Icyo Padiri yabwiraga abo bagore, yabwiraga ati nimutababarira uwo musaraba nimwe muzahora mu buhetse. Nicyo yashaka kubabwira, kandi koko nibyo yabwiye ati bariya batindi babagiriye nabi barashaka ko muhora mubabara igihe cyose, ariko mwebwe kubabarira ni inzira nziza yo kugira ngo mukire uwo mutwaro. Mwibaro pusa mwigira gute, nimugira amasosiyete. Dufite association yitwa ubutwari bwo kubaho, twahaye igikombe cy'ubumwe n'ubwiyunge hashize imyaka 2. Na association yo muri Karama muri Huye na Nyaruguru yahuje, na association yahuje abagore bafite abagabo bari mu buroko n'abagore b'abapfakazi ba jenoside. Iyi association irakomeye cyane kugira ngo bashobore kubaho nyuma ya jenoside, nuko bakoze iyi association kandi byarabakijije. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo turi guca hejuru y'ibintu, ahubwo turi gukurikira realite iri mu gihugu. Abantu kunga, ntabwo wakunga uruhande rumwe, ntabwo wakunga uhagamiye ku ruhande rumwe. Abakoze jenoside twarabapfushije kubera ko kugira ngo ufate abana bamushiki wawe bice, uba nawe wapfuye, ntabwo ukiri umuntu. Uwo muntu rero muri societe ntabwo twamusiga inyuma ngo tuvuge ngo turiyunga, nawe tugomba kumukurura tukamukiza.
nicyo gutanga imbabazi ngira ngo hari umuhanzi umaze iminsi ajya atanga ubuhamya. Gutanga imbabazi no kugira ngo umuntu akize na societe. Donc ntabwo ari ugutanga imbabazi gusa kugira ngo ushimishe umuntu, no kugira ngo nawe ubwawe ukize na societe mubamo. Hari ibibazo by'abarokotse jenoside bashobora hari abatarubakirwa, hari abubakiwe amazu menshi yanasenyutse, ahubwo hari na byinshi cyane birenze ibyo wavuze. Ariko ibyo ntabwo bibuza ya spirit turiho tuvuga ndi umunyarwanda. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ndi umunyarwanda, ndi umunyarwanda, icyo twubaka muri ubwo bunyarwanda ni ugukumira, ni ukugira ngo ejo hatazongera kuba n'abantu nk'aba ngaba batagira aho baba kubera ko basenyewe. Ntabwo ndi umunyarwanda twayihagarikira gusa kugira ngo, ntabwo kuba umunyarwanda ntabwo ari ukubaka inzu yarokotse ku icumu gusa. Kuba umunyarwanda ni spirit, ni vision, ni ugukemura amateka, ni ugukira ibikomere no kubaka ejo hazaza. Ntabwo kuba hari abantu dufite na benshi abubakiwe n'amazu bari bayafite ubatangiye gusenyuka, ariko icyo kuba umunyarwanda ni ugushyira za ngufu zacu hamwe kugira ngo nabo tujye kubatabara turi hamwe, sibyo? Ntabwo rero nta contradiction iri uko dufite ibibazo by'abantu barokotse jenoside batari bubakirwa n'iyi politike cyangwa se n'iyi gahunda ya ndi umunyarwanda. Nta contradiction irimo, ahubwo kumubiriza abantu bukumva ko ari abanyarwanda bizanadufasha ko aho tuye mu mudugudu dutuyemo ugomba kumenya ko n'uriya mukecuru udategereje ko leta iza kumufasha, ahubwo muri ya spirit yanyu y'abanyarwanda noneho mukaba mwafata nuza. Nta contradiction irimo y'iyi gahunda ya ndi umunyarwanda no kubanda. Birumvikana yuko umuntu afite ibibazo bikomeye by'ingaruka ya jenoside tugomba kumufasha, ariko ntabwo bibangamiye iyi gahunda ya ndi umunyarwanda. Kwihutisha porogaramu tudasesenguye ngira ngo ni nacyo tubahamagarira. Erega gusesengura mu mutima w'umuntu ntabwo byoroshye. Ntabwo uyu munsi hari temwanyaje twigeze kugira ku Kimironko, umwana wasigaye mu muryango ari wenyine, yavuze hashize imyaka 10, twibuka ku nshuro ya 10 niho yavuze. Yakomokaga mu muryango se ari umututsi baramwica, abana bari 6 bahungana na nyina bajya wabo. Abana uko ari 6 barabishe, hasigara umwe, kandi bose bapfaga nyina abashoreye n'abasaza be bagiye kubica. Uwo mwana cyamukijije yakize ku munota wa nyuma, kuko bamujyanye kumwica musaza wa mama we wari umutware w'interahamwe yarapfuye. Biba ikintu scandale, biba ikintu, noneho wa mwana baramwibagirwa. Yakoze temwanyaje hashize imyaka 10 avuga ukuntu yibuka ukuntu nyina yajyanaga na ba nyirarume be kujya kwica abo bana. Urumva societe dufite irimo abo bantu. Umuntu wakoze icyo cyaha ari muri societe, nawe tugomba kumurehabilita. Ntabwo rero tubica hejuru, ahubwo turagira ngo twicare uyu munsi uwo muntu aho yihishe ashaka ingufu, asenga Imana imufashe gusaba imbabazi. Tuzi yuko hari bitaravugwa, ku bibazo dufite. Ntabwo rero tubica hejuru, ahubwo turavuga tuti noneho imyaka 20 igiye gushira, ariko uwo muntu ari muri societe, ari muri environnement, igihugu kiramo babarira, nawe navuge, atobora avuge kugira ngo nawe akira. Nadakina atavuga ntabwo azakira. Tuzamubabarira ariko ntabwo azakira na rimwe. Ngira ngo sinzi niba hari ikindi yenda navugaho. Francis, ubwo muraza kumbwira, sinzi ikindi kintu cyavuzwe ku bintu byo kwiyunga. Ntacyo? Abana b'abakobwa bafashwe ku ngufu dufite muri Kicukiro honyine na Gasabo. Dufite abana barenze 100 bavutse muri izi condition. Ni ukuvuga abagore n'abakobwa bafashwe mu gihe cya jenoside ku ngufu, hanyuma baza kubyara abana. Muri Gasabo na Kicukiro honyine twigeze kugerageza guhura nabo, twasanzwe dufite abantu barenze 100, bari bageze nko ku 120. Ni ukuvuga ngo donc ubwo ni ba mama n'abana babo. Kimwe mu bikomere bikuru bafite nuko umumama adashobora, yaramubyaye, ntabwo ngaruka muri condition yamubyayemo, basaza baramwirukanye batijyana icyo cyana cy'intera hamwe, ujye kumubyarira ahandi, amaze kuvuka aho yarari bakamwirukana, uyu mwana avutse ate ko yavutse.
abo bagore bafite ikibazo gikomeye cyane, turakizi, dufite n'amashyirahamwe abakurikirana, ariko ikibazo gikomeye bafite nuko ni identite bahabo bana babo. Kimwe muri trauma bafite ni ugusobanurira umwana icyo ari cyo, kumubwira ngo umwana wavutse ku nterahamwe yamfashe ku ngufu, ni ikibazo gikomeye cyane. Amashyirahamwe arahari arabakurikirana, ntabwo ari bose bien sûr, ariko no mu biganiro twagiranye nabo arakubwira ati ese umwana nzamubwira ko ari iki, nzamubwira ko ari iki uwo mwana. Abana iyo bamaze gukura nabo bajya gushakisha, hari uwagiye kureba asanga mama we yaramwitiriye izina rya se umubyara, donc rya sekuru ukomoka kuri nyina. None uwo mwana aza kujya muri za identité asanga baramwise izina rya sekuru, araza abaza mama we aramubwira ati ariko se kuki mwanyitiriye so wawe data wanjye ninde? Urabyumva? Ni ibibazo biri complex, ariko iki kintu cyo kubaka identité ukabona n'ikisubiza umwana. Ese iyo umwana akubajije ati papa jewe ndi iki, ukamubwira ngo ni umuhutu, icyo ahita kubaza turi umwicaye, sibyo? Aho rero none haranamaza atese ati papa ninde, kumubwira ngo yari interahamwe ukajya gusobanura ko yari umuhutu yari umututsi. Ngira ngo turiho turanashakisha ukuntu iyi myumvire yari interahamwe yamufashe ku ngufu, ibyaha ni byinshi yakoze, ariko ni umunyarwanda at least, yenda icyo ngicyo ushobora no kumuha identité, kutagira identité. Iyi gahunda rero ndi umunyarwanda, yego aba bantu bakeneye ubufasha, bakeneye counseling, bakeneye ibintu byinshi cyane, hariho ibikorwa, hari n'ibiturenze tukigerageza tugushakira ibisubizo, ariko iyi gahunda ndi umunyarwanda hari naho izadufasha, donc nta contradiction. Ntabwo iyi gahunda ifite uruhare izagira no muri ibyo bintu, identité, kugira identité no gusobanura umwana byonyine, ngira ngo ni ikintu cyiza cyane. Murakoze, reka bagenzi banjye basobanura ibindi. Murakoze. Muri rusange hari icyo nshaka kuvuga cyane kuri iki cy'aba bana, niza ngaruka nyine twavugaga n'ibya bikomere, ariko njya igikenewe nuko buri muntu yumva ko afite responsibility yo kugira uruhare muri ibi bintu. Niba uzi uyu mwana ahari ukabuza ibibazo afite, yandi umunyarwanda icyo ishaka ni ukumwegera mukaganira, akagira uwo ashobora kubwira iki kibazo, akumva ko hari umuntu umuteze amatwi cyane, ni nacyo bakeneye, ashobora kubwira ikibazo cye afite, akamutega amatwi, akamuha umwanya bakumvikana, akamwumva. Niba bari muri iki, kuko nk'aba bana babaye violé, hari ubwo binakomera no kuba yaza ngo anabibwira uwo abonye uwo ari we wese. Babishaka uburyo buri special bwo kumushaka, mukaganira, ukicara ukamutega amatwi, ukamuha umwanya, ukamuha icyizere cy'ejo hazaza. Bamwe ntibafite ababyeyi babo, ntibafite ba nyirasenge. Iyi gahunda ikivuga ba nyirasenge w'uwo mwana, ba nyina w'uwo mwana, ujye mu cyimbo cyabo bakabaye baharada afite uyu munsi umufashe. Ntabwo bizategereza ngo ni leta, reka twese tubigire inshingano zacu. Je numva nasaba niba binashoboka, niba abo bana barabaye violé, byaba byiza baganirijwe n'abamama. Abamama bakabashaka, bakicarana nabo, bakabaganiriza, kuko bazisanzura ku bamama kurusha uko bakwisanzura ku bagabo. Noneho nihaba hari n'ikindi gikenewe wenda kirenze ubwo bushobozi, abantu bakaba aribwo bafatanya kurora bafashwa bate. Ariko mbere na mbere tubanze tubatega amatwi tubumve. Icyo Epimaki yavugaga, njya n'ibindi sinabivuze kubera umwanya. So damite zirahari, bya bavugaga bya Gihanga, abana b'amatu, umwe akayamena undi byose ndabizi, ariko kubera umwanya ntabwo nashatse kujya muri byose. Ariko ndagushimira ko wenda wanabivuze kugira ngo n'abatabizi bashobore kubimenya. Ntabwo rero ari uguhera kuri
ibyo bavugaga ngo ni uguheraho ni umwanya umuntu akagenda agira ibyo akuramwo n'ibyo asigamwo kugira ngo umuntu ashobore kuba yagira. Ngira Muzehe Imanzi we ibyo yavugaga ndumva nta kibazo kirimo. Hanyuma kuri Sare avuga ngo amateka atangira 59. Njya mu byo navuze se nahereye 59. Dukwiye no kujya twumva ibintu tukabifata uko twabyumvishije ntitubihindure uko tubishaka. Amateka yahereye kare. Njyana Epimaki yabivuze icyavuzemo ni mite ya Gihanga n'ibindi. Ariko nibura natangiye u Rwanda ruremwa ruvuka rukomeza rugenda rwaguka kugeza naho rugeze. Ibyo rero ndumva byaba ari ikibazo kuba we ahera ngo amateka atangira muri 59. Ngira ngo twese uko turahanga siko tubyemera siko twabyumvishije. Icya kabiri ati hari abapfushije abantu babo. Ati sinshaka kuvuga double genocide, atari ko hari abapfushije abantu babo batibukwa. Ati nanjye ndimo. Wigeze ushaka kwibuka abantu bawe barakubuza? Noneho turebe icyo kibazo. Abibukwa mu rwego rw'igihugu baribukwa nk'abantu bakorewe genocide, bayikorerwa na leta, kuko nta genocide igibaho leta itayigizemo uruhare. Iyo genocide yemewe ikemerwa no ku rwego rw'isi yose. N'uyu munsi isi yose Etazuni ikicara ikayibuka. Nabo ngabo ntabwo rero wavuga ngo nimfusha mama nimfusha data leta ishyireho umunsi wo kumwibuka. Rwose ibyo ntibyashoboka. Ibyo ntibyashoboka. Niba hari abavandimwe bawe bapfushije nta wigeze kubuza kubibuka, keretse niba uvuga double genocide nkuko bamwe babivuga, ukaba wabaye umunyarwanda ukabica hirya ukabiviringa ukabigira. Reka bibe kiri ubivuga uko byakabaye. Umva turimo turavuga ngo tuvuge dukire, ntabwo uzakira uhisha ibintu ufite ku mutima wakabaye uvuga. Mene kuvuge. Uko kutameneka no kutajya niko kuri butume ibyavugiye ahangaha ubihindura ukabicurika ngo amateka yatangiye 59. Niba hari ikibazo ufite nicyo gituma turavuga uti double genocide bimenyekane. Noneho utuyigeho turore niba ari ikibazo. Ubwo nuvuga double genocide uratubwira wateguye iya kabiri, utubwira wayihagaritse. Noneho bisobanura. Icya kabiri uratubwira ziriya mvugo zose wabonye, aho umuyobozi w'igihugu ahagarara akabwira ngo nimwumva amasasi ntimubunde, nimuhaguruke mu Rwanda tubazaniye imbunda. Ubu ni ukuvuga ngo abantu bose urabashoye kugira ngo bagire bate. Rega genocide ihagarikwa ntago inkotanyi zagiye muri rompuwe ngo zivuze ifirimbi ngo nimuhagarare ngo bahagarara. Bararashwe abayikoraga. Yes, bararashwe. Yes, niko kuri, bararashwe. Muri uko kurasa barapfuye. Barapfuye pe.
abantu barimo barica abantu nturi buze ngo ngo ceceka rero kiraho ngaho wikwica bararashwe kugira ngo kuko niyo rangaje bumvaga. Genocide irahagarikwa, isi yose ireba, ihagarikwa n'inkotanyi. So iya kabiri yateguwe nande, yakozwe nande, yahagaritswe nande? Ibyo bajya bavuga double genocide, reka njya nabyo bibe clair. Iyo inkotanyi zishaka kwica, abahutu bari bafunze banemera genocide bagera mu bihumbi 12 byari bifungiye muri gereza. Abo nyakubahwa Habyarimana yavugaga bamwe bemeye icyaha uyu munsi bafunguwe bari mu ngo zabo. Ushaka kwica ntiwahera kuri abo ngabo? Kuki se batishwe uyu munsi bakaba baremeye icyaha bagafungurwa bakaba bari mu miryango yabo? Tujye tuvuga n'ibintu tubisubiremo. Cyese niba ari icyo washakaga kuvuga, ariko ngira ngo rwose bisobanuke. Abapfuye muri genocide amarisite yarakozwe, inyigisho zaratanzwe, abayobozi barivugira ko intwaro zatanzwe, byakozwe ku mugaragaro, isi yose bireba irabyemera n'uyu munsi. Iya kabiri yakozwe nande, yateguwe nande, lisite zakozwe n'izihe? Ereteremu zagiyeho kuvuga ngo ni muhiga abanaba n'izihe? Yahagaritswe nande? Icya kabiri bavugaga ngo cyo kuganira. Ubuze twaje gukora iki? Twaje gukora iki? Ibi si ibiganiro. Ibiganiro ushaka ngo aho abantu bari hose. Twaje mu Bubiligi, wenda ejo abandi bazajya ahandi, namwe muzava aha mujya ahandi, turaganira ku Rwanda. Ibindi biganiro uvuga ni ibi. Nibwo bwa mbere mu mateka ya za repubulika zabayeho aho abantu ubuyobozi buriho buza gushaka abantu hirya no hino. Na Sarege muzi Kigali yaje gusura u Rwanda amaze imyaka. Uvuze ko waje wabaye iki? Niba ntibeshye ufite ishyaka uhagarariye, icyitwa ishyaka. Kuri ishyaka twemera ni rifite n'ibyangombwa runaka. Uvuze ko waje kandi ugahabwa n'ijambo ukavuga ikindi, tubwire tuvuga iki? Nitwaganiri uhawe umwanya uravuga, ndagushubije, vaho twubaka u Rwanda. Aho umuyobozi Habyarimana yavugaga ngo u Rwanda ruruzuye n'ikirahure. Uyu munsi ubuyobozi buri mu gihugu burashaka umunyarwanda wese ahari bukamugira ngo vayo taha, vayo uba, kuko twemera ko u Rwanda ubukungu rufite, ubukire rufite n'abantu. Kandi biri muri kamere y'abanyarwanda kuva kera. Iyo umuntu yagiraga abana benshi, umuryango wabaga ufite abana benshi, wabaga ufite iki? Sare, ngwino twubaka igihugu. Waraje, twarakwakiriye, nushaka uhaguruka utanga ubuhamya umbwire ko ari uwakuriye urwara cyangwa wakuvuze nabi. Aho urambiriwe waragarutse, aho uzashakira uzagaruka, kuko u Rwanda ni urwawe.
ikibazo kindi wavuze ngo ikibazo ni ubutegetsi, ntabwo ari ubuhutu, ntabwo ari ubututsi. Kanizere ko utari muri babandi bashaka ko ubuhutu n'ubututsi bitavaho kugira babone iturufu bakomeza gukoresha. Ndagira ubyumve neza, twe icyo tuvuga reka tuba abanyarwanda. Nituba abanyarwanda beza tuzavamwo abayobozi beza. Dukoresha iyi cyansi, uyu mugisha, hari ubuyobozi bwiza busaba yuko abantu bakundana. Hari uwabivuze, nubwo bwa mbere hatangiye kwigishwa urukundo, ubuyobozi bubikora ngo banyarwanda nimukundane, nimuba abanyarwanda. Mu Rwanda igihe cyarageze n'abanyamadini bigisha urwangano. Nyamara basenga Imana bavuga ngo bose barasenga Imana imwe, bavuga ngo baremwe mu shusho yayo, yarangiza akagizeza mugenzi uko aremwe nkaho we yigeze abwira Imana ngo imureme uko ateye. Bwacya akajya kuri arutara agatanga iki agasenga ngo Imana. No. Reka tuvuge ibintu uko biri kandi tubigaragaze uko byakabaye. Rwose murabizi bajya barasakuza, mwebwe mu bana nabo bakavuga bagatukana. Ayimbaye mukubiti yarambi agafata SN akamanuka akajya Kigali, nta numwitayeho, nta numureba, ngo zizanyica zanyeze, yarambirwa kongera agafata inzira akagaruka. Nibyo dushaka abanyarwanda bagira uburenganzira ku gihugu. Aho ushakiye uza, aho ushakiye ugende, kandi ugende wemye. Babivuze. Dusubire mu mateka, umbwira igihe u Rwanda rwigeze ruhabwa ibihembo nk'uko rurimo rubibona uyu munsi. Nta mwaka nta bishira tudafite hatari igihembo gitashye mu Rwanda. Umbwire igihe mu Rwanda higeze uyu munsi dufite abanyamahanga barwana basaba kuba abanyarwanda, basaba ubwene gihugu. Iki tubabaza tukabona Sarare muri mama warara yaragira rwaye ukaba umunyarwanda. Murakoze.